صحبه أجمعين فإن أصدق الحديث كلام الله عز وجل وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من النار. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وتوفيقا وأصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. ikuzo nishimwe n'ibisingizo byiza byose ni bya Allah subhanahu wa ta'ala. Amahoro n'imigisha bisakare ku ntumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam we nabi we n'abasahaba be n'abandi bose bazakomeza gukurikira inzira intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam atuzaniye kuzageza ku munsi wa nyuma. Yawma la yanfa'u malun wala banun, umunsi umutungo w'umuntu ntacyo uzamumarira ndetse n'urubyaro rwe, illa man ata Allah biqalbin salim, keretse kuri wa wundi uzaza ku Mana afite umutima ukeye, umutima wejwe. Mbere na mbere ndisegura kuba nakererewe uyu munsi kuri darsa tuba dufite buri ku munsi wo kwijuma, iyo ari muri Ramadani ni nyuma y'al-asr, naho byaba ari nyuma ya Ramadani bikaba guhera maghrib kugeza salatul isha. Habayeho gukererwa kubera izindi nshingano n'akandi kazi wenda mu mbabarire mbiseguyeho, ariko insha Allah tabaraka wa taala turaza kugira iminota runaka twabasha kuba twafayidika tukagira ibyo twunguka mu bumenyi bwa hadith, mu bumenyi bwa hadith zinwe Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Igitabo twiga ni igitabo Riyadus Salihin. Ijambo Riyadus Salihin bisobanuye ubustani bw'abakora ibikorwa byiza. Riyadus Salihin ni igitabo cyanditswe n'umumenyi ukomeye cyane ariwe al-Imam an-Nawawi rahmatullahi alayhi, Allah mugirire impuhwe, wapfuye mu mwaka wa 676 wa hijriya nyuma y'iyimuka ry'intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam. Uyu munsi turaza kurebera hamwe hadithi niyo yaba ari imwe gusa insha Allah, ariko turaza kungukamo byinshi ku bushobozi bwa Allah subhanahu wa ta'ala. Abantu bari gusakuza ari inyuma bajye batworohereza mu gihe turi kwiga mujye mubabwira insha Allah. Hadithi turiho rero ni hadithi ya Umar ibn al-Khattab, hadithi yakira na Abdullah ibn Umar radiyallahu anhuma, Allah bishimire bombi, yaba ari Abdullah ndetse na papa we Umar ibn al-Khattab, Allah bishimire bombi. Ni hadithi ndende kurusha izindi muri uyu muryango turimo, ni qissa cyangwa se ni inkuru, ni nayo tugiye kurebera hamwe mu somo ryacu ry'uyu munsi insha Allah tabaraka wa taala. Ni hadithi ijyanye n'abantu batatu binjiye ahantu mu buvumo, bakimara kwinjiramo cyangwa se muri uru rutare bakingiranwa n'ikibuye cyaje kirifunga ku buryo batashoboraga gusohoka, baje gusohoka kubera impamvu zigera kuri 3 tugiye kureba. Turamaza tuyisome mu gitabo, baratubwira bati عن أبي عبد الرحمن عبد الله بن عمر بن الخطاب رضي الله عنهما قال. حديث يترث كري أبو عبد الرحمن بصمان يئس وعبد الرحمن. إريني زين رجاك بجيني رجع عبد الله بن عمر. عبد الله بن عمر يرازقها أبو عبد الرحمن بصواني بابا واندي بصواني بابا عبد الرحمن. Uyu Abdullah ibn Umar twamuvuzeho musomo rishize, twanamuvuzeho ku buryo bugari cyane, ntabwo ndi bwongere kumutindaho. Al-muhim yari umwe mu basahaba bakiriye hadithi nyinshi. Allah mwishimire we nase aratubwira ati sami'tu Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam yaqul, aratubwira ati numvise intumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ivuga iti, nimufatino faida abayisilamu, nimuramuka mwumvishe hadithi irimo ijambo umusahaba avuga ngo numvise, aho nta gushidikanya kuri ayo magambo tuba tugiye kubwirwa. Bimaana ibintu abagiye kutubwira ni ibintu yumvise n'amatwi ye ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Kugeza ubwo bamenye ba hadithi batubwira ngo iri jambo rirakomeye kuruta kuvuga ngo intumwa y'Imana yaravuze. Haraho muzumva bavuga ngo an Abi Hurairah radiyallahu anhu qala qala Rasulullah. Ibi bitandukanye n'ijambo sami'tu Rasulullah. Iyo umuntu avuze ngo qala Rasulullah, intumwa y'Imana yaravuze, ibyo ngibyo agiye kutugeza ashobora kuba yarabyumvishe ku wundi musahaba mugenzi we, ariko atarabyumvise ku ntumwa y'Imana. Nk'uko urugero hari abasahaba bize ku bandi nka Abu Hurairah, nubwo yakiriye hadithi nyinshi ariko yize kuri Aisha. Twibuke ko Abu Hurairah yinjiye Uislamu mu myaka ya nyuma, habura imyaka 3 ngo mutume yitaba Imana cyangwa 4 mu zindi riwaya.
bimana yinjiye ubuyisilamu hari hadithi nyinshi zumvishwe n'abandi watumvise, hari izo yagiye akura ku bandi basahaba nyinshi. Hadha huwa. Cyangwa se n'abandi basahaba nka Abdullah ibn Abbas yari mu basahaba bato, ntabwo wamugereranya na ba Umar bari bakuru. Walidhalika hari hadithi, hari umwe mu bumenya abasahaba bakuye kuri bagenzi babo ariko batakuye kuri mtume mubasharatan ngo bamwumve. Ariko iyo wumvise hadithi ivuga ngo sami'tu, umusahaba akavuga ngo numvise, abagiye kutugezaho ibintu yumvise n'amatwi ye kuva ku ntumwa y'Imana Muhammad sallallahu alayhi wasallam. طيب, intumwa y'Imana sallallahu alayhi wasallam yaravuze iti intalaqa thalathatu nafarin mimman kana qablakum. Ku gihe cya kera abantu batatu mu babayeho mbere yanyu bari bari ku rugendo cyangwa se bakoze urugendo bajya ku isafari. Ahangaha niho hadithi ihereye kino kiganiro cy'inkuru. Abantu batatu bakoze urugendo bajya ku rugendo bajya ahantu kure cyane. Hatta awahumul mabit, kugeza ubwo bwagize gute, bwabiriyeho, baragiye kugeza ubwo ijoro ryinjiye bakiri mu rugendo. Fa awahumul mabitu ila gharin fadakhaluhu, kugeza ubwo bwabiriyeho bajya mu buvumo kuraramo. Bano bantu bari bangahe? Batatu. Bari mu rugendo. Twibuke yuko kera bajyaga bakora ingendo rimwe na rimwe z'ubutayu, Abarabu ibihugu byabo n'ubutayu. Bageze ahantu bubiriraho, baravuga bati n'ubundi burije ntabwo dushobora gukomeza kugenda. Bitandukanye n'imyaka yacu aho umuntu ababona amatara byagera saa moya z'ijoro ukaba ukiri kugenda mu muhanda saa 2, bo ntabwo ari uko nguko aya matara ntayabagaho. Iyo bwiraga byabaga bisobanuye ko bugiye kwira. Ni nayo mpamvu ni mureba muri Qur'an nk'iri ayivuga ku bijyanye no gusiba, iravuga iti wakulu washrabu, murye munanywe, hatta yatabayyana lakumul khaytul abyadu min al khaytil aswadi min al fajr, kugeza ubwo mushobora gutandukanya urudodo rw'umukara ku rudodo rw'umweru. Bimana kera nta matara yabagaho nk'aya ngaya. Iyo bwacyaga washoboraga kubona ko bukeye pe, ugashobora kubona urudodo rw'umukara ukarutandukanya n'urw'umweru. Niyo bwiraga urudodo rw'umweru washoboraga kutabona ko ari umweru kubera kwira nta n'itara na rimwe ryaka. Niyo mpamvu muri ibi bihe aya nkingi kwishaka kuyishyira mu bikorwa bishobora kukugora, kuko inaha saa 8 z'ijoro ushaka guca ku rudodo rw'umweru nijoro ukarubona ko ari umweru n'urw'umukara ukabibona kubera amatara aba yaka cyane. Izi hadithi ro nk'izi ngizi ubona bakubwira ngo bwabiriyeho, bisobanuye ngo bwiraga ku buryo nta tara na rimwe risigaye. Binjiye ahantu mu buvumo rero, fadakhaluhu, babwinjiramo. Fanhadarat sakhratun min aljabal fasaddat alayhim alghar, hamanuka ikibuye kinini cyane kivuye mu musozi kiraza gita gifunga bwa buvumo binjiyemo. Nivuga ngo cyaraje kikubitaho aho binjiriye kirahafunga hose ku buryo batashoboraga no kubona ahantu bashobora gusohokera. Iki ni ikintu cyababayeho gikomeye cyane nk'ikigeragezo. Niho kuba namwe mwakwinjira mu nzu, mwakwinjiramo imiryango igahita yidanangira ku buryo udashobora gufungura. Tayib, faqalu, baranje baravuga bati innahu la yunjikum min as-sakhra illa an tad'u Allah ta'ala bi salih a'malikum. Baravuga bati mukuri, barabwirana hagati yanyu. Bari batatu mu buvumo bwifunze, ikibuye ni kinini ntaho baca. Barabwirana bati nta gishobora kubakiza buno hano hantu muri uru rutare turi uretse kuba twasaba Allah subhanahu wa ta'ala twifashishije ibikorwa byiza twakoze. Bimana buri wese abwira Imana igikorwa ziyibuka cyiza yakoze, agishingireho asaba Imana, abwira Imana ati Imana niba iki ngiki naragikoze kubera wowe ndagusaba yuko wadukura muri ubu buvumo cyangwa se aha hantu twafungiwe. Buri Muislamu wese yibaza, uramutse uguye mu kibazo ni ikihe gikorwa ufite wabwira Imana cyiza wakoze waragikoze kubera Imana? Dukora ibikorwa byinshi bitandukanye, ariko kugira ngo Mwenyezi Mungu agutabare nuko hari igikorwa ugiye kumwereka wamukoreye nta wundi ushaka kugira ngo akwishimire. Nta muntu utagera mu bibazo bayislam. Buri Muislamu wese ashobora kuba yagera mu bibazo, birashoboka. Amma yujibul mutarra idha da'a, Allah aratubwira ati ninde ushobora guha igisubizo wa wundi ukomerewe igihe ari gusaba. Wa yakshifu su, ni nande ushobora gukuraho ikibazo uretse Allah subhanahu wa ta'ala. Iyi aya iragaragaza yuko umuntu ashobora kugera mu bihe by'amage n'ibihe by'ibigeragezo. Ni batatu barabwirana sasa hano hantu turi nta mbaraga dufite zo gusunika kino kibuye, nta n'ikintu dufite twakora ngo tuvemo hano uretse ko twasaba Imana tuyereka ibikorwa byiza twakoze. Qala rajulun minhum, uwa mbere sasa ubungu bagiye gusaba. Twabonye ko ari abantu bagera kuri batatu. Uwa mbere aratangira, Allahumma, Mana nyagasani, kana li abawani shaykhani kabiran, Mana nyagasani mukuri nari mfite ababyeyi banjye bombi babiri ariko bageze mu gihe cy'izabukuru bashaje cyane.
ababyeyi be yakomeje kubana nabo kugeza ubwo bigize gusaza bagera mu myaka y'izabukuru. wa kuntu la aghbiqu qablahuma ahlan wala malan fanaa bi talabu ash-shajar يوما فلم أرح عليهما حتى ناما فحلبت لهما غبوقهما فوجدتهما نائمين فكرهت أن أوقظهما وأنا أغبق قبلهما أهلا أو مالا فلبثت والقدح على يدي أنتظر استيقاظهما حتى برق الفجر والصبية يتضاغون عند قدمي فاستيقظا وشربا غبوقهما اللهم إن كنت فعلت ذلك ابتغاء وجهك ففرج عنا ما نحن فيه من هذه الصخرة فانفرجت شيئا لا يستطيعون الخروج منه. ubu busabe bw'uwa mbere yasomye yabwiye Imana ati Imana nyagasani mukuri nari mfite ababyeyi bageze mu zabukuru cyane bashaje kandi buri gihe nakundaga kubatwarira amata yakundaga kubajyanira iki amata akunda kuyatwarira bano babyeyi be kandi buri uko yakamaga no mata nta wundi muntu yahaganywa yanyweho uretse bano babyeyi be babanje kuyanywa. Aratubwira ati umunsi umwe yagize kubakamira arayabatwarira ageze ahantu mu nzira asanga igiti cyamwitambitse mbese aza kuza kugira ikibazo cy'igiti kiramutinza cyari kitambitse cyafunze inzira. Nyuma yaho aza kugenda ariko aza kugenda agerayo yakererewe cyane. Agezeyo yakererewe asanga basinziriye ababyeyi be barashaje bageze mu zabukuru. Yahageze ariko kandi nawe afite abana afite umuryango abana bari kurira barashaka amata aravuga ati nta numwe ushobora kuba yanywa kuri aya mata keretse bano babyeyi babanje kunywa. Icyo yakoze nuko yarabategereje bari basinziriye kugeza ubwo baje gukanguka mu gitondo. Ijoro ryose yicaye ategereje yuko ababyeyi be bakanguka. Aratubwira ati bamaze gukanguka narabahereje barabanza baranywa barishima baranywa barahaga mbona guhereza abandi basigaye aribo ba mbere babanje kuyanywaho. Idwa rero ngiye Mana nyagasani in kuntu fa'altu dhalik nibi byo narabikoze ibtigha'a wajhik nshaka gushimisha uburanga bwawe fafarrij anna ma nahnu fihi ndagusaba yuko wadukura muri iki kigeragezo turimo kadusohora hano hano. Hadithi ratubwira iti fanfarajat shay'an la yastati'una al-khuruj minhu havuyeho ikintu gito kuri ryabuye hamwe cyari cyafunze ariko ku buryo batashoboraga gusohoka ngo bagende. Navuga ngo cyakibuye cyari cyafunze hahantu cyegeyeho gatoya ariko uwo mwanya nta washoboraga kuba yawunyuramo. Uyu ni wa mbere ubu nibwo busabe bwe bubaye impamvu yuko Allah subhanahu wa ta'ala bakuriraho kimwe mu bigeragezo bari bahuye nacyo. Ahangaha still haracyakenewe yuko n'uwa kabiri hari icyo asaba n'uwa gatatu. Nawe ndakubaza nti ujyanye n'ahantu mugeze mu kibazo nk'iki uwa mbere asomye dua ikibazo kiragabanutse niwo ugiye gukurikiraho wewe birangiye ntacyo ufite wereka Imana waba ari umusuiba ukomeye cyane bayislam waba ari umusuiba uhambaye cyane. Qala al-akhar undi wa kabiri yaravuze ati Allahumma Mana nyagasani innahu kanat li ibnatu ammin mu byukuri nari mfite umukobwa wo kwa data wacu kanat ahabba an-nas ilayya namukundaga kuruta abantu bose nari mfite. Wa fi riwaya mu yindi hadith kuntu uhibbuha ka ashaddi ma yuhibbu ar-rijalu an-nisa namukundaga urukundo rukomeye cyane nka rwa rundi umugabo akunda umugore cyane. Kwa kundi usanga umugabo akunda umugore cyane ni rwo rukundo nanjye nagiraga gute namukundaga. Hanyuma komeza avuga ati fa aradtuha ala nafsiha igihe kimwe nigeze kwifuza yuko turyamana tugakora ubusambanyi famtana'at minni arabyanga yanga yuko tubukora hatta alammat biha sana min as-sinin faja'atni fa'a'taytuha 20 wa 100 dinar ala an tukhalli bayni wa bayna nafsiha. Uyu mukobwa aratubwira ati yari umukobwa yakundaga cyane yigeze kugera ikigeragezo rimwe cyangwa saza kugira ikibazo gikeneye amafaranga angana nk'amadinari 120. Amadinari 120 wa mukobwa yaje kuyasaba wa muntu aza kuza kuyamusaba aratubwira ati nanze kuyamuha ndamubwira nti kugira ngo nyaguhe nuko wemera yuko turyamana kwanza. Umuntu uri gusoma hagira umuntu ugenda umubwire yihangane iyo umuntu asoma kuri abona ibyaha kugira ngo abone ibyiza. No mu bintu bitemeye kuzamura amijwi n'igihe abantu bari kwiga idini ni byiza ko umuntu amanurijwe. Ariko abantu tujye tuniga idini ni ikibazo gikomeye abantu hari igihe bazi ngo bakora ibada kandi bakora amakosa. Nta ibada ibaho yo kujena mugenzi wawe. Yihangane umuvandimwe ajye mu musigiti w'abadamu turi kwiga.
turamusabye kubera Allah, kubera ko ibadi igomba kugira fiqhi. Numwarabu se شيخنا من فضلك إن شاء الله ممكن تعطينا وقتا حتى ندرس أو ممكن تخفف على الصوت شوية. أيوة القراءة جيدة لكن فيه نوع من الإزعاج شوية. حبيبنا نسألك في الله أن تخفف عنا إن شاء الله. uyu muntu yarafite rero umukobwa w'iwabo cyangwa se umukobwa wo kwasi wabo yaramukundaga cyane, ariko amushyiriraho kondisiyo kugira ngo amuhe amafaranga nuko agomba kuryamana nawe. Wa mukobwa arakomeza kubyanga, aravuga ati ntabwo nshobora kuba nakora icyaha cy'ubusambanyi. Yanze kuba yakora kino cyaha cy'ubusambanyi, imyaka iragenda 1 2, ariko cya kibazo yarafite ntabwo cyari cyararangiye. Dukurikiye inshallah ubutumwa bwarangiye buriya twabutambukije. Wa mukobwa yanze ko bakora ubusambanyi, umwaka uraza, imyaka 2, imyaka ingahe, kugeza ubwo igihe kimwe cya kibazo wa mukobwa yarafite cyaje kwiyongera kirikuba cyane. Akomeza kugaruka ko wa muntu yarafite cyapfana nawe, aramubwira ati ndashaka yuko umfasha yuko tugira gute dukemura iki kibazo gihari. Arangije aramubwira ati nta kintu na gito dukora keretse ayo mafaranga twavuganye kugira ngo nyaguhe, keretse tubanje tukagira icyo dukora. Aramubwira ati noneho bigeze ndi tayari kuza tukaba twakora ubwo busambanyi, ariko ikibazo cyanye mfite gikeneye ari amafaranga ukayampereza. Aratubwira ngo hatta idha qadartu alaiha wa fi riwayatin falamma qa'adtu bayna rijlaiha, byagezaho bajya neza gutangira gukora cya gikorwa. Umukobwa amaze kuba tayari yaje, ariko hari umutego yamuteze. Mu zindi hadithi umutego wajemo, ariko muri hano muri Riyadus Salihin ntabwo bawuvuze. Bagezaho tubwira ngo kugeza ubwo ibibero byacu, nuvuga ngo kugeza ubwo nageze hagati y'amaguru ye abiri tugiye gutangira cya gikorwa. Ijambo yarambwiye ati wakinze ahantu hose hashobora kuba nta watubona, ambye ati nahakinze ku buryo n'ijisho rya Allah, ijisho ry'Imana ritureba naryo warihishe. Hadithi akomeza tubwira ati yarambwiye ijambo, aravuga ati ittaqillaha, tinya Allah subhanahu wa ta'ala, wala tafudda al-khatama illa bihaqqihi. Yakoresheje ijambo kinaya muri balagha, ni nko kubwira turamenye ntubonane nanjye kandi nta burenganzira ubifitiye, nta burenganzira ufite bwo kuryamana nanjye kuko sindi umugore wawe. Aturamenye ibintu bikore kubera ko nta burenganzira na buke ni kinaya muri balagha. Aratubwira ngo fansaraftu anha wa hiya ahabbu an-nas ilayya, akimbwira iryo jambo narahagurutse ndagenda ndamusiga, murekaho ataraktu adh-dhahaba alladhi a'taytuha, na zahabu nari namuhaye, twemeranyije ko hari zahabu ndi bumwambike tugakora biriya, nayo nazimushyiriye aho ngaho zose narazimurekeye, ngenda ntacyo dukoze ndazimusigira, na ya mafaranga yose ndayamuhereza ndamureka, ntacyo twigize dukora cy'icyaha. Ndangije uyu mugabo yarahagurutse aragenda na cyaha arakireka. Akomeza tubwira ati hadithi komeza tubwira ati nawe yarasabye aravuga ati Allahumma in kuntu fa'altu dhalik, mana nyagasani niba koko ibyo ngibyo narabikoze ibtigha wajhik, narabikoze kugira ngo nshimishe uburanga bwawe, fafuruj anna ma nahnu fi, ndagusaba yuko mana nyagasani wadukuriraho kino kibazo turimo, ukadukura muri zino ngorane turimo, ukadusohora hano hano tukabasha kugenda. Uyu ni wa kabiri bavandimwe b'Islam. Hadithi irakomeza itubwira iti fanfarajat as-sakhra ghayra annahum la yastati'una al-khuruj minha, havuyeho umwanya wundi kuri cya kibuye, ariko nanone ntabwo bashoboraga gusohoka aha hantu. Uyu ni wa kabiri. Tubonye ikibazo yabwiye Allah subhanahu wa ta'ala ati mana nyagasani nari mfite umwana mubereye kanaka. Abarabu bundi muri kamere zabo usanga bashakana mu miryango, abarabu usanga bagenda barongorana hagati yabo, ariko ntibarongorane tuvuge ngo umushiki na musaza, ahubwo ugasanga umuntu ashobora kuba yarongora mu byara we. Mu barabu uwo mucura hari cyane, ababaye mu bihugu by'abarabu murabizi cyane. Hari n'igihe tabana usanga hari nk'inzu ya etage nk'amapartema abarabu baba bagiye batuyemo, ugasanga ni umuryango ariko baragiye ushakana hagati yawo. Ni nayo mpamvu usanga bo amatalaka yabo aroroshye cyane, kubera ko umugore usanga umugabo murakaza agahita yirukira kwa mama wari kumanuka hasi muri esikariye yagiye iwabo. Ibyo ngibyo buriya kwahukana bibamaho cyane, kusanga ari nk'umuryango bakunda guturana cyane muri kamere zabo. Tabana rero uyu nguyu nawe yarafite icyapfana n'uyu mukobwa, ariko kitamubuza kuba yamushaka. Mu Buislamu umuntu ashaka kuba afite icyapfana n'undi, ariko kitamubuza ko yashakana nawe, nkuko mubyara wawe mu Buislamu kubana nawe ntabwo biba bibujijwe. Tuvuge ngo mathalan umukobwa wa musaza wa mama wawe, ntabwo Buislamu buza kuba mwashakana, ariko bibaye umuco w'abantu aho abantu batuye, umuco wabo ukaba bitagaragara neza, binagayitse wenda bijyanye n'umuco w'aho abantu batuye, ibyiza ni ukubireka. Nanone Ubuislamu bureba umuco, al-aadatu muhakkama, iyo ni principe ya sharia, ma lam tukhalifu ash-sharia. Umuco w'abantu urarebwa mu Buislamu gahabwa n'umwanya igihe cyose utanyuranyije ukubiri n'iki n'amategeko y'Ubuislamu.
ariko k'islamu biremewe nta cyaha kirimo ko ababyara bashobora kubana k'islamu nta cyaha na gito kirimo ariko wabireka avuga ati ngiye bijyanye naho ntuye iyo aibu n'ubumenyi bwacu aho tuba dutuye rimwe na rimwe abantu usanga rimwe na rimwe badashaka kubyemera ibyo bintu bakubwira bati ibi ni ibiki n'amahano rimwe na rimwe bijyanye n'aho abantu batuye n'urwego rw'ubumenyi bwabo hari ibyo ushobora kureka kugira ngo gusureke guteza akavuyo rimwe na rimwe twanabyize mu masomo yatambutse ntabwo ariko buri bumenyi bwose uterura ugatwaraho ugiye bisaba nanone ubugenge ndetse no kureba kure rimwe na rimwe insha Allah tabaraka wa taala almuhim yaretse kuba yamusambanya amusabira hidu ati Mana niba nararetse kiriya cyaha kandi ngifitiye ubushobozi musigira zahabu nari mfite musigira amafaranga nari mfite niba narabikoze kubera wowe dusohora cya kibuye cyarongeye kiyegezaho ariko badashobora kuba basohoka uwa gatatu rero yaravuze waqala thalith uwa gatatu azamura amaboko asaba Imana tumaze kubona ko habura umwe Allahumma inni sta'jartu ujara aratubwira ati Imana igihe kimwe nigize guha akazi abakozi bagiye batandukanye nari mfite mbakoresha wa a'taytuhum ajrahum ukwezi kwarashize bose ndabishyura akazi bari barankoreye ghayra rajulin wahid uretse umuntu umwe muri bo gusa niwe nigize kumara igihe kinini ntamwishyura ghayra rajulin wahidin taraka alladhi lahu wa dhahaba fathammartu ajrahu hatta كثرت منه الأموال فجاءني بعد حين فقال يا عبد الله أدي إلي أجري uyu ni wa gatatu yahembye abakozi bose yakoreshaga asiga umukozi umwe gusa atamwishyuye afata ya mafaranga yagombaga kumwishyura ayabyazamo indi business cyangwa se yatangiza kandi kazi karagenda karaguka cyane ku buryo kavuyemo inka nyinshi n'ihene nyinshi n'intama nyinshi hashize igihe kirekire wa wundi aza kuza nawe yishyuza araza aramubwira ati ya Abdallah yewe mugaragu wa Allah addi ilayya ajri nyishyura amafaranga nakoreye faqultu ati ndangije naramubwiye nti kullu ma tara min ajrik iyi mitungo yose ubona ha ihene intama inka ibi byose byavuye mu mushahara nagombaga kukwishyura min al-ibli yabaringamiya wal baqari yabarinka wal ghanami yabarihene wal raqiq ndetse n'ababaja bose ubona nabakuye mu mafaranga nagombaga kukwishyura faqal ya Abdallah la tastahzi'u bi wa muntu rero yaramubwiye ati fata zino ngamiya zose uzitware ufate zino nka zose uzitware ufate zino hene zose uzitware nabano baja bose bavuye mu mutungo nagomba kuguhemba ibi byose ubona mu mitungo mfite byavuye mu mushahara wawe byose bifata ubyitwariye n'ibyawe wa undi yagize ngo bari kumukinisha aramubwiye ati la tastahzi'u bi uramenye ntunkerense cyangwa se ntunkinishe ibyo uri kuvuga urakomeje koko aramubwiye ati la astahzi'u bik ibyo nkubwira ndakomeje ntabwo ndi kugukinisha fa akhadhahu kullahu wa undi yarateruye byose ahera ku ngamiya n'ihene n'intama byose arabitwara falam yatruk minhu shay'an nta kintu na gito yigeze asiga hanyuma uyu mugabo asabidwa aravuga ati Allahumma mana nyagasani in kuntu fa'altu dhalik niba ibyo ngibyo narabikoze ibtigha wajhik nshaka gushimisha uburanga bwawe fafarrij anna ma nahnu fihi ndakwinginze yuko wadukura muri kino kigeragezo turimo ukadusohora hano hantu fanfarajat as-sakhra fakharaju yamshun cya kibuye cyose nono cyahise kivaho basohoka bose barigendera bava muri bwa buvumo bayisilamu rero ni hadithi yakira na Bukhari na Muslim ni hadithi twereka agaciro ka ikhlas ko gukora kubera Allah ubusabe bw'abano bantu kugira ngo Allah bwakire nuko basabaga Imana bayereka ibikorwa bakoze kubera yo ariko iyo haza kuba umuntu urugero ufite igikorwa yakoze ataragikoze kubera Allah ntabwo Mwenyezi Mungu ari kwemera buno busabe walidhalika bose ko ari batatu ndakeka mwagiye mubona ijambo rivuga riti Mana niba ibi narabikoze kubera wowe Mana niba ibi narabikoze kugira ngo nshimishe uburanga bwawe dukura hangaha dukemurira iki byarangiye cya kibuye cyose kivuyeho na ba bantu bose barasohotse ndetse bagira gute baragenda bayisilamu rero alqadiyya ikigomba kurebwa n'ikigomba guhebwa agaciro cyane ni ikhlas gukora kubera Allah subhanahu wa ta'ala nta kindi kintu na gito gishobora kugukura mu bigeragezo uretse kuba hari ibikorwa wakoze kubera Imana ukabyereka Allah subhanahu wa ta'ala niyo mpamvu ushaka ibikorwa niyo byaba bikeya ukora kubera Imana wallahi bizagutabara ugeze mu bibazo niyo mpamvu Abdullah ibn al-Mubarak rahmatullahi alayhi yaravuze ngo rubba amalin saghirin umuntu ashobora gukora igikorwa gitoya tu'azzimuhu niyya ariko kubera umugambi uko agikoze kubera Imana kikaba igikorwa gihambaye ku Mana cyane wa rubba amalin kabirin tusaghiruhu niyya n'umuntu ashobora gukora ibikorwa bihambaye binini ariko kubera ko umugambi upfuye bikaba ari ibikorwa bingana nk'ubuvungukira imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala falmuhim cyangwa se cyangombwa nuko umuntu agomba kugambirira gushimisha kugambirira gushimisha Allah subhanahu wa ta'ala bayisilamu kandi ikindi
ntabwo icyo Allah subhanahu wa ta'ala akenera cyane ari uko ukora ibikorwa byinshi cyane. La, niyo wakora bike ariko ukabikora kubera Imana, biba bifite umwanya ukomeye imbere ya Allah subhanahu wa ta'ala. niyo mpamvu Allah subhanahu wa ta'ala muri Qur'an atubwira ati tabaraka alladhi biyadihi almulku wa huwa ala kulli shay'in qadir alladhi khalaqa almauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Allah subhanahu wa ta'ala niyo waremye urupfu, arema n'ubuzima kugira ngo abagerageze, arebe muri mwebwe ni bande batunganya, ntabwo ari ni bande bakora ibikorwa byinshi. Mwitegereze nino jambo ayyukum ahsanu, ni bangahe muri mwe batunganya ibikorwa. Kayfa yakunu al-ihsanu bil amal, ni gute umuntu atunganya ibikorwa. Qala al-Fudayl ibn Iyad rahmatullahi alayhi, al-Fudayl ibn Iyad Allah mugirire impuhwe yaravuze ngo igikorwa ntigishobora gutunganya keretse cyujuje ibintu bigera kuri bingahe? Bibiri. Illa an yakuna khalisan lillah, kigomba kuba uwagikoze yagikoze kugira ngo ashake ibyishimo byande bya Allah. Icya kabiri wa an yakuna sawaban ay muwafiqan wa mutabi'an lima jaa bihi an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam, no kuba icyo gikorwa wagikoze kugira ngo wigane ibyo Mtume sallallahu alayhi wa sallam yakuzaniye. Ndasubiramo zino kondisiyo. Kugira ngo igikorwa cyakirwe imbere ya Allah hagomba kuboneka kondisiyo ebyiri: kuba wagikoze kubera Allah no kuba wiganye uko intumwa y'Imana Muhammadin sallallahu alayhi wa sallam yagikoze. Ndaguha urugero, umuntu ashobora kuba yakora igikorwa kubera Imana, akaza kuza akinjira mu musigiti nk'uko ku gihe cya Imam Malik haje umuntu asari al-asri, amaze gusari al-asri asari sunna za nyuma al-asri kandi ntazibaho. Izi sunna yazisaye kubera Imana, ashaka kwishimirwa n'Imana. Al-Imam Malik rahmatullahi alayhi arambwira ati min ayna laka hadha, izi sunna uri gusari nyuma al-asri zikura he mu Islam? Aramubwira ati ara'aita alladhi yanha 'abdan idha salla, ese wabonye wa wundi ubuza umugaragu w'Imana ari gusari. Iyi aya niyo yasomeye Imam Malik. Niyo mpamvu umuntu ashobora kwifashisha aya aho idakora. Turi mu bihe abantu tugomba kwiga. Hari abantu bakora ibada bazi ko bari gukora ibada bakabona n'ibyaha ahubwo. Nibyo by'ibi byose twasobanuraga. Niyo wicaye ahantu ukabona abantu bari kwiga idini, niyo wanasoma Qur'an gabanyijwe usome mu jwi ryo hasi rituje, ushobora gushida ukuri kubona ibyaha kubera kuri kuvuza. Kujye cya Mtume hari umuntu wazaga akazajya asoma Qur'an abantu bari gusari bakererewe, bamurega ku ntumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. Intumwa yawe tujugabanyijwe cyawe cyangwa uceceke. Hadithi iri muri Musnad, tujugabanyijwe cyangwa uceceke. Njya nibuka haranu nize muri kaminuza iri Bugande, twajya hari gahunda yajyaga iba yo gusoma hadithi nyuma y'iswala. Umuntu agahaguruka akajya imbere y'abanyeshuri bo muri kaminuza akigisha. Hari umusore w'umusomali umeze nk'ufite amajini, Mwenyezi Mungu amworohereze wallahi, waba ugitangira kwigisha akagutonganya cyane imbere y'abantu, akabita yakhe tuba dushaka gukora zikiri banajye reka tubanze turangiza zikari. Ya subhanallah, hari umuntu ushaka gukora zikari isaha tumutegereze se? Ntabwo bibaho. Ibintu byose bigomba kuba mu bugenge bw'Islam. Uyu mugabo yasomeye Imam Maliki ara'aita alladhi yanha, wabonye wa wundi ubuza 'abdan umugaragu w'Imana idha salla, igihe asari. Imam Malik aramubwira ati yakhe yo ayisomye ntabwo ikora hanga. Aramubwira ati izo sunna nizo rakebye urusari ntazo Mtume yigeze atwereka na gato. Uri guhimba kandi ugahimbira mu musigiti n'umwa y'Imana iryamye hari imva iri hafi. Fayambaghi lana an natafaqaha fi ad-din, abantu tugomba kwiga tukareka kuzajya rimwe na rimwe twitiranya ibintu. Kugira ngo igikorwa mu Buislamu cyakirwe hagomba kuboneka ibintu bibiri: icya mbere kuba wagikoze kubera nde? Kubera Allah. Icya kabiri no kuba wiganye ibyo Mtume sallallahu alaihi wasallam yigishije. Kubera yuko umuntu ashobora gukora igikorwa kubera Imana ariko atiganye Mtume ntagire ibihembo abona, nkuko umuntu ashobora gukora igikorwa nkuko Mtume yagikoze ariko ntagikore kubera Imana. Nabyo birashoboka. Ndabaha urugero rworoshye cyane. Umuntu ashobora kuba yagaburira abakene nkuko Mtume yagaburiye abakene. Iyi ni sunna mu Islamu nziza, ariko wowe ukabagaburira kugira ngo bavuge yuko uri boss, kugira ngo babone yuko uri umukire, kugira ngo babone yuko uri wahatari. Iki gihe ku Mana ubona zero kubera ko utabikoze kugira ngo ushimishe nde? Ushimishe Allah subhanahu wa ta'ala. Walidhalika Ibn Mas'ud rahmatullahi alayhi radiyallahu anhu, Mtume amaze gupfa yinjiye mu musigiti ahantu hafi, hashize iminsi mike Mtume amaze kumuzika sallallahu alayhi wasallam, asanga abantu bicaye muri groupe bakoze uruziga bari gusingiza Imana, buri wese afite utubuye 100. Hagati yicayemo umuntu umeze nka kiyongozi uri kubayobora, akajya babwira ngo sabbihu 100, muvuge ijambo subhanallah inshuri 100. Bose bakazajya bavugira icyarimwe subhanallah subhanallah subhanallah, bakabara utubuye tugera ku 100. Akongera akababwira ati muvuge ijambo alhamdulillah inshuri 100, kwa kundi Allahu akbar gutyo. Ibn Mas'ud arumirwa arababwira ati ya ma'ashara almuslimin, yemwe abayisilamu, ibi bintu mubikura hehe ku ntumwa y'Imana? Ese murazana ibintu nk'ibi isanda twazitsemo intumwa y'Imana zitarasaza zikiri nshyashya? Impamvu yavuze isanda nuko imibiri y'intumwa z'Imana ntabwo igibora,
فإن الله حرم على التراب imana subhanahu wa ta'ala yaziririje ubutaka yuko bwarya imibiri y'intumwa z'Imana bimana uko intumwa y'Imana bayizitse n'isaha niko imeze kuzayiza ku munsi w'imperuka ntabwo isaza n'iki n'isanda kuko byo nibiki ni imyenda bisanzwe. Ibn Mas'ud arambwira ati murahimba ibintu nk'ibi isanda twazitsemo mutume Muhammad sallallahu alayhi wa sallam uko twamutwaye ariko zikimeze arabwira ati muhitemo kimwe mu bintu bibiri iri dini muzanye niryo ryiza kuruta iryo mutume yatuzaniye cyangwa ahubwo mwe mwarayobye. Igisubizo nuko bari bayobye ko nta dini bari kuzanira utiyo mutume yasize sallallahu alayhi wasallam. Falidhalika abayisilamu abantu tugomba kumenya bino bintu bibiri buri ibada yose ugiye gukora witegereze ese haraho uyikura kuva ku ntumwa y'Imana ese uri kuyikora kubera Allah al-ikhlasu wal mutaba'a gukora kubera Allah no gukurikiza ibyo mutume yigishije ni ngombwa. Nkuko iyo tugeze muri Ramadan uzabona abantu batuzanira amaduwa idua basoma ku munsi wa gatanu wa Ramadan idua basoma ku munsi wa 10 wa Ramadan idua yo ku munsi wa 13. Naam idua ni nziza na Mwenyezi Mungu aratubwira ati wa idha sa'alaka ibadi anni fa inni qarib abagaragu banyeni bakumbaza ujye babwira ngo ndi hafi nta nubwo ari ujye babwira ahubwo ndi hafi. Mwenyezi Mungu yahise abyivugira ujibu da'wata ad-da'i idha da'an usaba igihe cyose ansabye mitamusubiza wa qala rabbukum ud'uni Mwenyezi Mungu ubwo arivugira ati munsabe astajib lakum mbasubize qul ma ya'ba'u bikum rabbi lawla du'aukum. Izi aya zose nizigaragaza ko gusaba n'itegeko mu Islam gusaba n'itegeko idua ni ibada ad-du'a huwa al-ibada nkuko hadithi tubwira idua ni ibada ariko nanone idua mu gihe ugiye kuyisaba kubera Allah ugiye kuyisaba Allah ese iyo ntabwo ifite uko mutume yayigishije ikorwa hari uburyo ese intumwa y'Imana ntiyasibye Ramadani zose zingahe yarazisibye zigera ku 9 imyaka 9 mutume yose ari gusiba kuva mu mwaka wa 2 wa hijriya Ramadani bitegeko mutume amara imyaka 9 yose asiba Ramadani. Ugiye kumurusha imani ku buryo yibagiye kutwigisha idua ya buri munsi. Iki ni kibazo sasa niho kiri. Idua mu Islam irahari aho ikibazo kiri ni hehe wowe uyishize ku munsi wa mbere wa Ramadani ubikura hehe. Reka abayisilamu bisabira ibyo bashaka ku munsi wa mbere n'uwa kabiri kugeza ku munsi wa nyuma wigira ibyo ushira ngo ni umunsi wa mbere gusa la n'umunsi wa kabiri umuntu yabisaba wenda ku munsi wa mbere mana ndagusaba yuko wazampa abana bazi gusoma Qur'an ku munsi wa kabiri mana ndasaba ko umugore wanjye wamuha ko umugore utinye Imana. Ibi byose niyo byasoma ku munsi wa gatatu byakirwa iyo wowe ubishyize ku munsi wa mbere ubuzanye sifa mu Islam idahari aho ni ikibazo kiri. Walidhalika al-fiqhu abantu gusobanukirwa nibyo bya mbere Islam. Ibada ni nziza Imana ikunda abayisaba ariko nanone ntabwo Imana ikunda abahimba ibintu bitari mu Islam. Gusaba Imana birahari ariko wowe ushyizeho iminsi yo gusaba no gusaba ibikuru uyu munsi ubikura he. Umwarimu w'Islam ni mutume Muhammad sallallahu alaihi wasallam. N'abakristo bazi yuko umwarimu w'Islam ari mutume Muhammad bubwo baranivugira ngo umuntu wa mbere wavumbuye ubusiramu ni intumwa Muhammad. Mu mateka muzumva ibyegeranyo by'abakora ubushakashatsi barakubwira ati intumwa Muhammad niyo yazanye ubusiramu. Tayib niba ariyo yabuzanye tubyemere gutyo nubwo wenda atari ibyo niba ariyo yabuzanye niba ariyo yabuzanye bisobanuye ngo ni mwarimu yashiriweho kugira ngo akurikirwe ntabwo uhimba mu gihe umwarimu yagusigiye ibye. Walidhalika mu Islam kugira ngo ibada yakirwe nuko ikorwa kubera Allah nuko inakorwa nkuko intumwa y'Imana yakwigishije. Turikimo abayisilamu hatha huwa ku munsi wa kangahe muri Sha'ban muzasohoke saa 9 z'ijoro murebe kwa kundi subhi biburi minota ingahe uzamura amaboko yatungaho izuba nani umuseke utambikira uvuga no magambo inshuro zingahe usome qul wallahi inshuro 70 na ibyo bintu bikura he. Gusoma qul wallahi birahari mu Islam gusoma Qur'ani birahari gusaba idua birahari byose gubyuka nijoro birahari ariko bikorwa gute aho ni ikibazo kiri. Aho rero niho Islam butandukana n'ibindi. Islam ntabwo ari uguhimba ibada amasengesho intumwa y'Imana itadusigiye sallallahu alaihi wasallam. Kandi reka mbabwire ikintu bayislam buriya mu gukurikira intumwa y'Imana harimo baraka ubona thawabu kwanza yuko ukoze sunna. Wallahi icyo nicyo cyambere ubona thawabu yuko ukoze sunna kugiye kintumwa y'Imana. Abdullah ibn Umar nundi musahaba mugenzi we batengutse udhu kandi nta mazi hari bose bagomba gutayamama baratayamama bamaze gutayamama barasari bamara gusari amazi aragaruka amazi barayabonye umwe asubiramo udhu aratawaza arongera arasari undi ntiyabisubiramo. Intumwa y'Imana ibwira Abdullah ibn Umar utasubiyemo iswala irambwira ngo faqad asabta sunna wowe ibyo wakoze wahuje na sunna 100%. Nawe undi arambwira ati nawe walaka ajr nawe ufite ibihembo by'iswala wasaye nubwo wayisubiyemo ufite ibihembo. Hada huwa al-Islam.
ubuyisilamu ni ugukurikira. iyo ukurikiye ibyo mutume yatuzaniye ubona thawab. Abdullah ibn Umar cyangwa Abdullah ibn Mas'ud sinibuka, ariko ndumva ari ibn Umar, yasanze abantu bari gusari iswala ya duha mu musigiti ari jama. umuntu umwe ari kubasarisha duha, bose ari jama imuri inyuma y'iswafa zuzuye umusigiti bari gusari salatu duha. akimara kubabona nawe ati al bid'a, ibi ni bihimbano ntaho biri kuva ku ntumwa y'Imana. bari gukora iswala nziza, bari gukora iswala mu Islam, mashallah, bari muri ibada, ariko ya ibada yakozwe gute n'intumwa y'Imana? yigize yisarisha jama se? abadan ntabwo yigize yisarisha jama. ibi rero abantu bagomba kubimenya ngo niyo ibada yaryoha gute, wowe ubikuraho ibyo ngibyo uri gukora. ese hari ibyo intumwa y'Imana yakweretse? niba ntabyo yakweretse bireke. alkhairu kullu alkhair fi mutaba'ati ar-rasul, ibyiza aho biva bikagera biri mu gukurikira intumwa y'Imana sallallahu alaihi wasallam. ibi bibazo byose ubona biri ku isi, byose wumva, byose bitera n'abayisilamu ibibazo byose biri mu kuba abantu badakurikira ibyo basigiwe n'intumwa y'Imana. abantu bakurikiye sunna nta bibazo byavuka. wakurikiye sunna ntabwo warenganya umugore mubana mu rugo ngo umukubite umuhuguza. tabana no kumukubita, hadithi tubwira ko mutuma atigiza kubita umugore we n'umunsi n'umwe. wama daraba rasulullah sallallahu alaihi wasallam imra'atan qat, mtume ntigiza kubita abagore. ibi dhulma ikorwa mu ngo z'abagabo n'abagore. izi dhulma zose ziba abantu bakurikiye uburyo mutume yabaniye abagore babana neza. abantu bakurikiye uburyo mutume yabaniye abana babanira abana neza. abantu bakurikiye uburyo mutume yabaniye abakene bababanira neza. abantu bakurikiye uburyo mutume sallallahu alaihi wasallam yabaniye abaturanyi bababanira. wallahi uislamu ni dini yuzuye. niyo mpamvu abayiharabika ntibashobora kurangira, bo bayiharabika amanywa nijoro kugira ngo gusikomeze isubire inyuma. ariko uislamu ni dini yuzuye, ni dini yuzuye. idini kwibwira ngo ntukajye urya ngo usinzire uhage nijoro umuturanyi ashonje. ni he handi ibyo bintu biba? paka hadithi rero ntazinjira mu ijuru wa undi ibikorwa bye bizabangamira umuturanyi we. hadithi wallahi izi hadithi ryo tuzisomera abakristo bakumirwa. ngiye hari ibiganiro byinshi njyamereza abakristo byinshi. hari n'igihe twicara n'abakristo tukaganira bangaye nkabahereza ibiganiro bakakwiba Uislamu bikabacanga. nutaba tayari kuba umuyisilamu ariko arabaye idini nyamara ibintu uvuga. hari nutakubwira ukuri ariko mu mutima bazi ko ubuyisilamu ari idini y'ukuri. iyi dini kubwira ngo ntuzabona ijuru mu gihe umuturanyi washonje, iyi ni dini yavuye kwa Allah. ntuzabona ijuru igihe ibikorwa byawe bibangamira umuturanyi. ntuzabona ijuru igihe utumvira umubyeyi. ntuzabona ni nizamu y'ubuzima, ni nizamu y'ubuzima. kandi bakubwira umuturanyi, bakakubwira umuturanyi rusange, apana umuyisilamu, umuturanyi wese yaba ari n'umukristo. mtume aricaye n'abasahaba banyujijeho ijeneza y'umuyahudi, yarahagurutse kubera ko banyujijeho ijeneza, aramuhagurukira paka wasaba ya Rasulullah, uyu ni umuyahudi. mtume ati si umuntu se we? hadha huwa al-islam. abantu bakeneye kwiga ubuislamu bakabumenya, bakareka kwitiranya ibintu bayisilamu. ubu ni ubuislamu. mtume yasanze Abubakar ari gusari qiyamul layl avuga gake cyane, amutizamura kujwi. asanga Umar nawe ari kubyutsa abaturanyi avugira hejuru, ati nawe ujye ugabanya. ubu ni ubuislamu, dinun wasat, dini yo hagati. wakadhalika ja'alnakum ummatan wasata, uko niko twabagize umuryango wo hagati no hagati. nta gukabya cyane, nta no gukerensa. mu buislamu ntibyemewe gukabya, ntibyemewe no gukerensa amategeko y'ubuislamu. ni nayo mpamvu muri sawmu zitemewe ni sawmu yitwa siyamul wisal, gufunga buri munsi, ntabwo byemewe. ubuislamu bwo ati rya unasiburuke, rya unasiburuke. abasahaba batatu bafashe imyanzuro, ntabwo tuzongera kurya inyama. uwa mbere, sinzongera kurya inyama nizo zituma ntasari nijoro. sinzongera kuryama kuri matera niyo ituma nta ibada nyankora. sinzanashaka umugore. imyanzuro bafashe ntuma yumvisha ati bitebye abantu nkawe bavuga ayo magambo nkayo ngayo yikijije. fa inni usalli wa anam, uwo ngo uvuga ngo agiye kuzajya arahagaze kugeza mu gitondo asari, ngenda ryama nkanasari, byose ndabikora. uvuga ngo agiye kureka inyama, ngiye wenda funga nkanazirya izo nyama nkanarya bisanzwe. uwo ngo uvuga ko atazashaka abagore ndabashaka. faman raghiba an sunnati, hanyuma none uzatera umugongo ibi ngibi, falaysa minni, uwo ntabwo ari kumwe n'imigenzo yanjye nazanye. fahadha huwa al-islam. uyu ni mtume sallallahu alaihi wasallam waziwe na Abdurrahman bin Auf. Abdurrahman bin Auf afite umubiri munini cyane, arabyibushye. harambwiye ati wowe uzajya ufunga cyane sunna. azirwa na Ibn Mas'ud. Ibn Mas'ud arananutse cyane, wowe ujya usari cyane nijoro. hadha huwa al-islam. ubuislamu ni dini ihura n'ubwenge 100%. Ibn Mas'ud arashaka gufunga cyane, arambwiye ati wowe ujya ukunda gukora tahajjud cyane, banza ugaruye byibura ibiro. Abdurrahman bin Auf jya ufunga cyane we sunna. hadha huwa al-islam. ni dini ijyanye n'ubwenge bw'abantu cyane. ubuislamu burabizi ko hari abantu bicwa n'inzara cyane batajya babasha gufunga, no gufunga ari imiswiba kuri bo.
barahari abantu bafunguka kugira ngo bari muri gereza wallahi Ramadan yaje ukabona arahangayitse cyane ubuislamu burayati man sama Ramadan thumma atba'ahu 6 min Shawwal fakaannama sama ad-dahr uzafunga Ramadan agaherekeza iminsi 6 muri Shawwal azameze nk'ufunze umwaka wose mbese ubuislamu bwafashe impande zose z'abantu bubaho wa wundi utashobora gufunga ifungire Ramadan uherekeze umwaka urarangiye wa wundi ushoboye gufunga funga buri kwa mbere no kwa kane ufunga iminsi ya Bedha ufunga iminsi myinshi mu kwezi kwa Shaaban ufunga umunsi wa Ashura ufunga umunsi wa Arafa cyane ariko nawe ibihembo byawe birahambaye ijuru rya Rayyan muzaryinjiramo imiryango ifunge nta wundi uzajyamo hada wal Islam ni dini yuzuye abayisilamu mutuma sanze imigozi iro yayiziritse ntabwo ashaka kwicara ashaka gusari ijoro ryose yafunze imigozi mu musigiti kugira ngo nagwa ihiti mugarura amiti ya khayli yusalli ahadukum nashata umwajya sara abishoboye ntimukajye mwinaniza mujye musari bijyanye n'imbaraga mufite hada huwa al-Islam izi ni ingero zitandukanye zikwereka ubuislamu buryo ari dini nziza ari dini shobokeye buri wese uko waba umeze Hudhaifa Ubada ibn Samit hadith aratubwira ati nigize kurwara ibintu ku kibuno by'ibibyimba bitanshobozaga kwicara tubarambye ati salli qa'iman jusaru hagaze fa illam tastati' nutayibasha wicare fa illam tastati' nutabishobora uryamira urubavu fa ala janbik fa illam tastati' fawmi imaa nutabishobora ukoresha ibimenyetso by'amaso wibereye mu buringiti bwawe hada huwa al-Islam ubu nibwo w'Islam umudama agiye mu minsi y'ukwezi iminsi utasaye muri ya minsi yawe y'ukwezi ntabwo ubuislamu buyikwikiza ariko iminsi utafunze ujye wishyura kubera iki kubera ko iminsi atasaye gusari ku munsi ni 5 naba yaramazemo icyumweru azafite iswala 35 ubuislamu bugendera kuri umumun balwa min mujibati at-taysir bumukuriyeho bino bintu ko byamugora bumushyiraho iswamu kwizaba ari iminsi 7 wenda cyangwa 3 cyangwa 5 amiswala zari 30 na zari 40 buzikuyeho umusaza ageze mu gihe cy'izabukuru ntabwo ashoboye gufunga rukhisa li Sheikh al-Kabir umusaza ntagafunga ajya hereza abantu abagaburira abayiftara abantu basibye birangire ntagafunge hada huwa al-Islam ya khu Islam ubu nibwo buislamu umusazi yafasha akaboko intumwa y'Imana yirwa mutembereza mu soko amukatisha mu soko hose umukobwa ari umusazi abantu babibonye arati wallahi nta wakora biri uretse ko agomba kuba ari intumwa y'Imana nta wundi washobora biri kuriya kwicisha bugufi nta wakubasha uri yaje kwishyuza mutumideni yaramuri maje kumwishyuza mbere yuko igihe kigera kugira ngo amugerageze arebe niba ibyo basomye muri Taurat yari umuyahudi niba ibyo basomye muri Taurat ari byo koko ku ntumwa y'Imana kuko muri Taurat havuzwemo yuko intumwa Muhammad yari intumwa igira impuhwe nyinshi cyane yaraje amufata mu mashati gutya Umar barakuruye gutya ashaka guca umutwe tumambye ati nawe muca umutwe mureke kumwishyuza na mbere yuko igihe kigera kugira ngo amugerageze gusa mtume yabwiye Umar ya Umar wagombaga kunyigisha niba naratinze kwishyura nkishyurira igihe wagomba no kumwigisha no muntu niba nawe yishyuza nabakazajya yishyuza neza na hadithi iraza uzaba yishyuza umuntu iminsi bemeranyije ikagera ikarenga buri munsi uzajya urenga azajya abona ibihembo bingana nk'umusozi wa Uhud buri muntu wese wakopye mugenzi wakazajya kereza umunsi 2 3 hada huwa ubu n'ubuyisi ibaze n'umuntu wananiwe kwishyura wallahi bina handi wabisanga mu yandi madini ntabyo paka umuntu wananiwe kwishyura ubuislamu hadith iravuga ati ngewe nzavuganira uyu nguyu azabona umwanya mu ijuru ryo hagati mu miryango myiza y'ijuru wa wundi wabonye mugenzi wananiwe kwishyura akamuha igihe kugezwa abonye munaniye akamuhabarira rya deni nzamusabira kwa Allah yuko nawe azabona umwanya wa VIP mu ijuru hada huwa al-Islam akhi ibintu wabisanga he umusahaba yari yarafashe ideni byaramunaniye kwishyura mugenzi waza kumwishyuza n'abasahaba bose barateranye bamwishyura ingamiya nziza irutiriye iyo yari yaramukopyuriye mtumara bati umwiza muri mwe kubarusha ni wa wundi wishyura neza kuruta abandi wishyura neza niyo umuntu yabara guhaye ibishaje ukamwishyura ibyiza biremewe umuntu agukobya amafaranga 1,100 ugiye kumwishyura umuhaye urengejeho 10 ya soda ntabwo ari riba abantu tukitiranye riba ni ibibera mu masezerano mwicaye muri sezerana uzanyishyura ya amma umuhaye fanta ivuye ku mutima wayo ntabwo ari riba iremewe ubu n'Islam ni dini ya khayuzi impuye gusa hari ikiganiro njya nkurikira cyitwa Sabaikul Bukhari gitabo cyiza ikiganiro cyiza gitangwa n'umudokiteri witwa Hassan al-Husaini ageze kuri episode ya 18 nkuko turi ku munsi wa 18 buri munsi asohora agace buri munsi agenda asobanura hadithi ngufi ziri muri Sahih al-Bukhari hadithi ngufi gusa usanga muri buri muryango cyangwa se muri episode harimo hadithi 18 15 17 10 zingahe ndashaka ko umunsi w'ubutaha inshallah Mwenyezi Mungu naduhageza kwa gatanu w'igitaha
ariko sinzi ko tuziga kubera ko nzatanga khutba Nyanza Mugandamure, sinzi ko nabibasha ko asiri nawahi nkazaba nageza Allahu musta'an, simbizi ko bizashoboka. Usigiye bizashobokera Allah nashoboza. Ndashaka ko hari igihe nk'uyu muryango mu gihe tumaze kuwiga, nituzajya turangiza umuryango muri Riyadus Salihin, ndashaka kuzajya mfata umuryango no muri Sahih al-Bukhari, tugafata hadithi ngufi ziri muri Bukhari. Inshallah nzatangira n'umuryango wayo wa mbere, harimo hadithi zigera kuri 18, nizo tuzahera ubutaha. Niziba ari ngufi cyane ko zirimo faida nziza cyane zihambaye cyane Abayisilamu. Sabaikul Bukhari, gitabo cyiza cyane. Gitabo cya Sahih al-Bukhari nicyo gitabo cya mbere mu Bisilamu gifite hadithi zizewe kuruta izindi. Kirimo hadithi zirimo ubumenyi bwinshi cyane. Inshallah tabaraka wa ta'ala. Nayo mpamvu cyitwa al-Jami'. Al-Jami' biba bisobanuye ko harimo ubumenyi butandukanye. Yashyizemo hadithi zijyanye na fiqh, zijyanye na adab, zijyanye na amateka, zijyanye na al-ghazawat, bijyanye n'intambara zabayeho, zijyanye na tafsir, buri kimwe cyose. Allah dushoboze tuzahageze amahoro inshallah. Icyo navuga kakanya nuko dusoje umuryango wa mbere mu gitabo Riyadus Salihin, ukaba ari n'umuryango urimo hadithi 12 zose turazisoje. Zikaba ari hadithi zigisha gutunganya umugambi no gukora kubera Imana. Allah nadushoboza butaha tuzafata sabika cyangwa se tuzafata wenda nk'umuryango umwe muri Bukhari wa mbere, hadithi ngufi zirimo nkeya tuzisobanure, nituzisoza nibwo tuzajya ku muryango wa kabiri. Ahanga ariyo witwa babu tauba, bisobanuye umuryango wigisha abantu kwicuza. Kondisiyo zituma Imana ikubabarira ibyaha wakoze nizihe ugomba kuba wujuje, ni gute umuntu akora tauba. Abayisilamu dusaba imbabazi Imana, ariko ntituzi na rimwe na rimwe na kondisiyo zituma Allah yakira tauba. Tuzabyigira muri uyu muryango inshallah. Amasomo yo kwiga ni menshi. No munsi wo kwijuma niho twiga nyuma y'isala al-asr muri Ramadan, naho mu minsi ya Ramadan nyuma y'isala ya maghrib inshallah kugeza al-isha. Reka rero tuze gufungira ahangaha, habaye hari ufite ikibazo kimwe cyangwa bibiri yakibaza tukagisubiza tugasoza inshallah tabaraka wa ta'ala. Nanasaba abayisilamu bari hano bakoresha YouTube, Dudu aze kuza kubereka wenda, Dudu n'uyu wambaye imyenda y'imihondo wicaye hano, aze kuza kubereka wenda channel yacu dukoresha. Muze gukurikira khutba uyu munsi natanze, ni khutba navuzemo kubijyanye na tahajjud. Abajya bibaza ibibazo byinshi bitandukanye kuri tahajjud nabisobanuyemo, n'abantu bibaza kubijyanye na i'tikaf, amategeko ya i'tikaf nayavuzemo incamake, ariko nibijyanye na Laylatul Qadr n'uburyo washaka kugira ngo uhure nayo, byose nayivuze muri khutba y'uyu munsi. Namaze no kuyisharinga, nibyo nakoze nicaye hano nkihagera, nabanje kubanza kuyitanga, ubu iriho abatabasha kuyibona. Dudu yaza kuza kubafasha inshallah, n'umuvandimwe Jimmy nawe yabafasha uri uzamuye akaboko inshallah, na Awadi ndakeka Awadi arahari. Awadi ari he? Inshallah Awadi nawe arahari, bagenda bafasha abayisilamu inshallah. Khutba y'umunsi yari iminota 40 yose, yabaye ndende kugira ngo nsobanurire abayisilamu tahajjud uburyo mutume yayikoraga. Hari icyo ntavuzemo nibutse ngo ngiye kukibwira bari hano, kizasohoka muri iyi video nta kibazo. Iyo mutume yajyaga ajya gukora igihagararo cya nijoro sallallahu alaihi wasallam, yabanzaga gusarira ebyiri ngufi, nizo yatangizaga tahajjud ye. Ni sunna ku muntu ugiye gusarira nijoro ko abanza gusarira ebyiri ngufi zihuse cyane zidatinze, alhamdulillah qul ya ayyuhal kafirun, alhamdulillah qul huwallah. Ni nabyo mutume yakunda gusoma muri zino raka ebyiri, hanyuma agahita asari igihagararo cye kirekire. Ariko igihagararo mutume yakoraga ntabwo ari nk'ikino cyacu. Musahaba aratubwira ati kimwe nahagaranye na mutume muri tahajjud, raka ya mbere asoma suratul Baqara, suratul Ali Imran, an-Nisa, al-Maida na al-An'am zose. Kuri raka imwe amajuzu 8 yose, amajuzu 8 atarajya ruko. Ntabwo ari nka bino byacu. Ni nayo mpamvu hari abantu bati mutume ntabwo yarenzaga raka 11 gusa mu ijoro. Zabaga zimeze gute? Nicyo ugomba kwibaza. Ntabwo zabaga zimeze nk'izi zacu, niyo mpamvu atazirenzaga nawe. Ariko we mu gihe usari kurira kugasoma agapaje kamwe, we wasari na 70. Nabisobanuye muri khutba amategeko yabyo, ngenda bisobanura inshallah tabaraka wa ta'ala. N'amasaha meza yo gusara tahajjud na Laylatul Qadr byayo, n'ibimenyetso bigaragaza ko Laylatul Qadr yagaragaye, nibigaragaza uwahuye nayo, n'ibyiza bya Laylatul Qadr, na i'tikaf, n'ibyangiza i'tikaf, n'ibyo umuntu atemerewe gukora muri i'tikaf, n'amakosa abayisilamu bakunze gukora cyane muri ibi bihe bari muri i'tikaf. Byose biri muri khutba y'umunsi iminota 40. Fadhal. Wa alaykum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Uislamu kuhera ku gihe cya Nuh, intumwa z'Imana zose zaje zigisha Uislamu zose, nta nimwe ivuyemo, na Yesu, bose Qur'an byuzuyemo. Musome Qur'an imirongo yuzuyemo, yose byuzuyemo. Suratul An'am, Mwenyezi Mungu yavuze intumwa zigera kuri 18 muri Suratul An'am, anavuga ko zose zahamagariye abantu b'Islam. Harimo na Yesu yavuzwe muri Suratul An'am. Suratu An-Nisa, Mwenyezi Mungu yavuzemo intumwa nyinshi naho, anavuga ko zose zabwiye abantu kwemera Allah. Suratu An-Nahl,
walaqad ba'athna fi kulli ummatin rasulan, muri buri muryango wabaye kuri isi twawoherejemo intumwa, ani'budu Allah. Ubwo nibwo Islam. Iyo ntumwa yagiye yigisha abantu ko basenga Imana imwe. Ubwo nibwo Islam, nta n'ikindi burya. Ibrahim n'izindi ntumwa nyinshi alayhi salatu wassalam, n'izindi ntumwa zisigaye, hari n'izavuga ngo tawaffani musliman, mana uzanyice ndi umuyisilamu. Intumwa zitari na Muhammad, zindi zabanje kera. Yusuf, Yakubu, Yakobo umuhungu wa Ishaq ajya gupfa, yaraza abana be 12 bose, muzasenga iki? Tuzasenga Allah, tuzasenga Imana papa wacu Yakubu yasenze, ari nayo Mana Isa umubyara Ishaq yasenze, ari nayo Mana ubyara uwo Ibrahim yasenze. Islam. Bajya muri Bibiliya musome Yesu yasengaga gute? Nkuko abayisilamu basenga. Yesu yajyaga kuri sujuda kubama agashyira umutwe hasi. Byose imirongo iruzuye muri Bibiliya, imirongo iruzuye, keretse abantu bayikuyemo bakayica, ariko iruzuye. Siko bimeze se? Uwisilamu se n'iki? Uwisilamu wundi nibyo nta nibindi. Nta nubwo ari mpaka ngo mpaka naho izo ntumwa nazo zibe zisenga 5 ku munsi, kuko 5 ku munsi nakamutume Muhammad, ntabwo ari akizindi ntumwa. Izindi ntumwa zari zifite uko zisenga bitandukanye natwe, ariko zemeraga ko nta wundi usenga uretse Imana imwe, kandi ntizigize zisenga ibigirwamana abadan. Kandi ibyo ni nabwo Uwisilamu. Uwisilamu ni uguhakana ibindi byose bisengwa bitari Imana, ukemera Imana imwe. Hada huwa Islam. Turi kumwe Islam. Message y'intumwa z'Imana zose zaje zihamagarira abantu kwemera Imana imwe rukumbi no kureka kuyibangikanya n'icyari cyo cyose. Iyo ni nayo tawhid, monotheism, cyangwa se guhamagarira abantu kugandukira Imana imwe, nta kubangikanya Imana n'icyari cyo cyose. Ni Imana yavuze ku bakristo ba kera, fa idha rakibu fil fulk, iyo bajyaga mu bwato bagiye mu nyanja, da'u Allah mukhlisina lahu ad-din, bahamagaraga Allah. Abakristo ba kera iyo bageraga mu bwato umuhengeri ukashaka kubika ubwato, bahamagaraga Imana yo mu ijuru, nta wundi bahamagaraga. Uzareba umuntu niba batari umuyisilamu akagera mu byago bigoye cyane, biragoye ko yahamagara undi utari Imana. Avuga Imana ntibazakubeshya. Yesu amuvuga nyuma, ariko abanza kuvuga Imana. Barayemera, barabizi ko iri hejuru ya Yesu, nuvuga ngo barabizi yuko inarenze imbaraga Yesu, barabizi. Banazi yuko Imana idashobora kunganya imbaraga na Yesu, ntabwo bishoboka rega. Barabizi, bazi ko na Yesu ntabwo yiremye, hari uwamushyizeho rega. Ubwabyo uwamushyizeho agomba kuba murusha imbaraga rega, ntibashobora kungana. Ibyo sero nibwo Uwisilamu, nta nibindi. Muri Barnaba, ubutumwa bw'Uwisilamu bwavuzwemo kera bw'intumwa Muhammad, evanjiri ya Barnaba. Ni evanjiri abapadiri cyane cyane, hari umupadiri nibuka twajyaga tuganira nkiga muri Saint Esprit Nyanza muri za 2011. Ubwo yaranganije ambye ati evanjiri ya Barnaba arayizi neza, yaranayisomye, ariko ntari ibyo badashobora kupfa kuvuga. Ariko buri byose babigaragaza ko Uwisilamu bazi ibyabwo. Ahubwo abari mu Uwisilamu niba benshi batanabizi ibyabwo, ariko abakristo benshi barabuza Uwisilamu icyari cyo, keretse abadasoma. Ariko usoma Uwisilamu barabizi Uwisilamu ko ari idini y'amahoro, byose barabisobanukiwe, ntagire uzakubeshya. Ni imitwe yose y'amaterabwoba n'abandi bari mu nyungu zabo za politike, nta naho bihurira n'Uwisilamu. Niba mutuma avuga ati ntabwo nta al-muslim, Muislamu nyawe ni wa wundi abasilamu bose bagira amahoro biturutse ku rurimi amagambo avuga n'ibikorwa akora, ntazinjira mu ijuru uzabangamira uturanyi. Yahe, niba bakubwiye umuturanyi kudashobora kujya mu ijuru mubangamira, paka mutume yararahiye 3, ntashobora kuba umwemera wa wundi uzakora ibibangamira umuturanyi we. Umuturanyi rega ntabwo ari uriya wanyu gusa, nuwo mugendana muri taxi, nuhura naye mu muhanda muri kumwe mugendana, umuturanyi n'umuntu wese kuri ku ruhande. Bimaana ni isi yose aho uzagera uzabukwegereza abaturanyi nawe nyine. هذا هو الإسلام. هذا هو الإسلام. حديث متمم من ظلم معاهدا uzahuguza umukristo udafite icyo atwaye abayisilamu akamuhuguza akagira ukuri kwa mwima, fa ana hajijul lahu yawm alqiyama, ngewe nzamuvuganira ku munsi w'imperuka. Naqra al-Islam, dusoma ubuyisilamu tubumenye. Niyo mpamvu abasoma barabuzi, nta nubwo bahangayika, barabuzi. Uislamu ni dini izwi nasobanutse. Khidini kubwira ngo niba ari nuko gushaka umugore urenze umwe, niba utabishoboye bireke. Nicyo cyitegeko, kandi ntabwo ari ubusabe, ni itegeko. Iyo udashoboye kubaringaniza hagarika. Kubaringaniza kwavuze ni iyo udafite ubushobozi bwo kubaha ibingana, kubambika ibingana, kubagaburira ibingana, kubatuza heza hangana, byose ibyo byinjira kubaringaniza. Ntabwo ari kubaringaniza mu rukundo, ko ntabwo umuntu akunda ibingana. Niba utabishoboye ni itegeko mu Islam, ni na haramu kuri yo kubashaka. Ejo bundi mu Islam yarambaje Sheikh, mfite mubyara wacu nyari mukuru we, ngo afite abagore babiri atuza mu nzimwe, umwe ava mu cyumba ngo nundi aba mu kindi. Aina laqal, ubwenge burihe? Ngo none ngo hari intambara ikomeye. Nihe ntambara iruta wowe ubwawe iyo wirahuriyeho? Wowe ufite ubushobozi bukwemera kujya kurongora abo bagore,
ugiye kutuza mu byumba bibiri birebana hari ukubwira ngo ni sunna na mtume yake Aisha n'abadamu be byari ibyumba bifatanye taqillah mtume yabayeho ryari mtume yabayeho mu kihe gihugu wowe urihe aina al-aql dukoresha ubwenge bwacu abayisilamu uzadufasha mtume yabayeho mu kihe kinyejana yabayeho yarabayeho mu buhe buzima byose tujye tubirebare rega abasahaba bari abakene abayisilamu hari abantu bashaka kwifotoza gusa ku basahaba nibibuke ngo abasahaba hari ubuzima babayemo kubera ko ari abakene Anas yakubwira ngo mtume yaradusuye faqama ila aza guhagarara kuri hasiri lana qad iswadda min tuli ma lubisa mtume yaje guhagarara warumeze nk'umuswala niko nabigereranya yahagaze ku muswala wacu wabaye umukara ngo kubera ukuntu twari tumaranye imyaka myinshi muswala wari warabaye umukara ngo ndabanza ndawusukura biswane bari baweho mu buzima bukennye Aisha yakubwira ngo narabyutse mu ijoro mbura mtume ndakabakaba ngo kandi icyo gihe nta matara twari dufite ntayo bacanaga udutadoa nibwo buzima bari babayemo iyo bakubwira ngo mtume nta munsi n'umwe yigize ahaga yariye bya bintu byabaga bikozwe muri sha'ir ni nk'ingano iriya migati yabaga ikozwe kuri nta munsi yahagijwe nayo kubera ubuzima bari babayemo yaha iyo bakubwira ngo mtume yaratagaga ngo hari ikintu gihari ntacyo idhan ana sa'imun nafunze ntimugire icyo mugira mtume kuzenguruka ibyumba by'abagore bose sallallahu alaihi wasallam abaza hari ikintu gihari ntacyo wewe wibaza yakho ubuzima bari babayemo butandukanye n'ubwacu wese nikanga uzenguruka ubaza gutyo bakubwira nta gihari ahubwo se ninde kuri iki gihe ukemera kubwirirwa ninde se sahaba barabwiriwe yakho barakubwira ngo mtume na Aisha radhiyallahu anha yigeze kubaho takriban ukwezi atunzwe n'icyo bita al-aswadain yusana al-ma'u wat-tamr amazi n'itende ninde se hano mureke kubeshya ninde wari wanywa amazi n'itende ukwezi kurangiye inde se ahubwo ni minsi 3 ninde tujye tubwizanye ukuri hari abisilamu ndabatoresha kwigana sunna wowe ubushobozi ufite burarenze ntabwo buguha uburenganzira gutuza abagore mu byumba bibiri birebana ni intambara wowe ugiye guteza fitna ahubwo wowe niba mu Buislamu bitemewe kurongora abakobwa babiri bavukana mu gihe kimwe haram nta byemeye Allah subhanahu wa an tajma'u bayna al-ukhtayn illa ma qad salaf ntimwemeye no gufatanya abakobwa babiri cyarimwe ngo ubushakire cyarimwe keretse byabayeho kera mu gihe cy'ubuje ariko byabaye haram kuzeza ku musumiro keretse ushatse umwe agapfa ugasaba yuko bagushingira n'undi limaza kubera iki tujye tunatekereza ni fitna bara abakobwa uzatuma ahubwo bangana bavukana utume ahubwo none ucuma ubana nibagira nibibazo sibazashwana burundu kubera wowe paka mtume yabuje n'umuntu kurongora umukobwa ngo arongore na nyirasenge cyarimwe byose mtume yarayibuje limaza ni fitna ugiye guca imiryango hikma shaka kumwe n'ibyanga wenda uzabone gushaka apana kubahuriza hamwe walidhalika mtume ntabwo yashingiye abakobwa be babiri Uthman cyarimwe hano babisobanukirwa nabi ngo mtume yashingiye Uthman abakobwa be babiri ntabwo ari igihe kimwe yamushingiye Kulthum arapfa mushingira Ruqayya yabanje Ruqayya ni yapfuye mbere amuhereza Kulthum radiyallahu anhuma Allah bishimire bombi hada huwa al-islam uislamu ni dini saba ko tuyiga tukayiha umwanya abagabo cyane cyane abagabo ntabwo twitabira darsa abadamu wallahi bitabira darsa ku rwego ruteye ubwoba cyane nanashimira Dudu ubwo nimba bivuze arahita bisobanukirwa nakopeza abandi basigaye uri amuco yakoze mutwara abadamu banyu bajye kwiga idini wallahi biga uislamu umudamu namenye uislamu nyabwo azakubanira neza amahoro azaboneka azamenya umugabo icyari cyo kubahe intambara zo kuzamura cyane no kuzamura ijwi ku mugabo zizarangira azamenya ko umugore mwiza arumanura ijwi ku mugabo hadith Jibril yaraje abwira mtume ya akhi inna Allah amarani imani irantegetse ngo ntorere salamu Khadija salamu yavuye kwa Allah kuri Khadija kubera iki Jibril Mwenyezi Mungu arantumye ngo nkubwire umubwire yuko afite inzu iri muri aljanna inzu Khadija inzu iri muri aljanna la sakhaba fihi wala nasab as-sakhab wan nasab abamenye babisobanura impamvu ya mbere as-sakhab ni inzu itarimo urusaku kubera ko ntabwo yigeze asakuriza intumwa y'Imana ngo ayizamure hijwe nta nubwo yigeze yemera ko intumwa y'Imana ngo ivuge ikintu sallallahu alaihi wasallam ngo agisubiremo kabirananirwe yavugaga rimwe bikabirangiye izi imani nk'izaba Khadija bari bafite mu kubaha abagabo no kubumvira igikeneye nuko n'abagore bacu biga ubuislamu bakabimenya ya laiti umugore aza kumva muwayiza harukuntu umutima ubasha gutinya Imana ho akubanira neza induru zikarangira n'amatara kakagabanuka yirirwa amanywa nijoro akamenya agaciro k'umugabo yubahwa ubu ni ubuislamu umugabo arubahwa mu buislamu kandi n'umugore ntabwo apyinagazwa nawe abanirwa neza agateteshwa
urukundo rukogera, abana bakavuka babona mukundana, nabo bakazagira uburere bwiza babakuraho bakanabakopera. Abana bazabiganaho iki? Bazabiganaho kuba jetiri nibabona ari ingumi bakura babona n'imigeri gusivuza ubuhuha. Nabo nibyo bazakura bazi yuko ubwo nawe hazashaka ntabwo azajya asubiramo kabiri, azajya ajugunya gutya teke. Ariko nabona iyo papa w'umubyara agize kutumvikana na nyina uburyo byitwaramo kihikma, sabur, kwihangana, kumwigisha mu magambo mbere yuko icyo yacyoma yakhari ku Islam abuhuza n'ikere n'umukozi wo mu rugo, genda unzanire mu bindi bitabo nyereka ahantu kuno kuri subhanallah. Umukozi ukoresha mu rugo mwishyure mbere yuko abiri icyuya ngo cyume, cyamaze kubira nticyuma utaramwishyura. Hada huwa Islam. Ibi bisobanuye iki? Ntabwo ari uko mu gihe ubonye icyuya cyumye ugomba guhita mu mushahara n'ukwezi kutararangira. Icyo bakubwira nuko niba mwanumvikanye kumwishyura itariki ni yubahirize. Anas ibn Malik yakoreye Mtume imyaka 10, niko tubwira. Namukoreye imyaka 10, nta na rimwe yambaje ngo kubera iki ngo wakoze ibi, nta na rimwe yantonganyije mu bindi bisobanuro. Imyaka 10 uwawe gukoreye ingahe yake mu mezi 3 usanga ari nk'inki zagiye zinyura ku matwi nka zingahe nyinshi. Hada huwa Islam. Yakho Uislamu wabunganisha iki? Uislamu mu mpande zose, mu kugura, mu kugurisha, mu biki byose, nta hantu namwe bwasi. Mu bukomisiyonera, amategeko y'ubukomisiyonera, amategeko yo gufata za assurance hariya mu biki za sonarwa za Uislamu byose bwarabisobanuye. Inguzanyo, uburyo bwo kwishyura, uburyo wananiye kwishyura, uburyo gutizanya, uburyo bwo kurinda, uburyo bw'ubuhagararizi ku kintu, uburyo bwo guherekeza, buri kimwe. Koga hata hari umuntu wavuze ngo ajib, yabwiye Ibn Mas'ud yari umukristo kujya cya Mtume, ubu Uislamu bwanyu buratangaje, bwigishije buri kantu n'uburyo umuntu yicara ari kwihagarika. Ibintu no bisanga ariko paka n'uburyo wicara. Fadhal. Egera hangaha hadithi tubwira yuko abantu batatu baje, umwe yegera abandi nawe Allah aramwegera, ngwino nawe ubone ibibyizi ni muri kino gitabo tuzayiga inshallah. Undatera umugongo nawe Allah mutera umugongo, undagira isoni nawe Mwenyezi Mungu arazimugirira. Egera hanga inshallah. Naam. Aho nta kibazo harahagije, ari kumwe na jama ntacyo ndaza kumwumva. Naam. 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 Ibyo bibazo byombi ubajije nta hantu nato biri mu Islam, nta naho ndabibona. No kuvuga ngo yaba ari biriya bya mbere ntabwo ari qissa sindayumva, nta nubwo ari hadith sindayisoma, wenda ariko nzakora research darasa y'ubutaho wayo hari nindamuka mbonye igisubizo cy'iyo qissa nzagitanga. No kukijyanye no kuvuga ngo kubyara mu gihe ubyaye ugakena ngo kongera wundi ko ari bwukira, nacyo nta hadith nimwe ndabona ibigaragaza ibyo ngibyo. Wenda reka nzakora bahth, ndamutse mbonye igisubizo cyacyo ko kiri muri hadith nzakizana inshallah. Al-muhim icyo nshaka gusobanura nuko Uislamu nuko bwageneye buri muntu kuri kwe. Buri muntu wese uvuka akaza kwisaba afite amafunguro ye. Buri muntu wese, nta muntu uvuka adafite riski. Nta nubwo ushobora kuva ku isuretse kugomba kuyirya yose karangira. Nta n'umuntu ushobora kurya amafunguro ya mugenzi we, ntabwo bishoboka. Iyo amafunguro ari ayawe niyo abantu bose baterana ubugomba kuyabona. Siko bimeze Abayisilamu. Kujya cya Imam Malik ndakeka mwarabyumvise. Iminota yaturangiranye ikibazo. Tumaze isaha irenga, ndabona amasaha yagiye cyane kadusoze ko maghribi yo bya Yesu 11 mu gihe cya soma wana bagomba kwitegura bakanasoma Qur'an, bakora fikari, bagatawaza abandi bakajaddida wudu, gutyo inshallah. Kujya cya Imam Malik hari igipusi cyari kiri muri mimbari hejuru cyapfuye amaso kitareba, ikindi kikajya kigenda kikakizana kikagitwarira, ikindi kikagenda kikagitwarira, gutyo. Subhanallah, Imam Malik aratangara cyane ati nimurebe ukuntu risk ya buri kiremwa igomba kukigeraho, hatta kugeza nubwo kiriya gipusi kitareba kizanirwa risk na ngenzi yacyo kugira ngo risk Imana cyandikiye kigereho. Icyo nasobanura nuko buri muntu wese afite amafunguro ye Allah subhanahu wa ta'ala yagize gute yamugeneye. Wa billahi tawfiq. Reka dusoreze kuri kiriya kibazo cy'umuvandimwe wundi
mzereka ari cyo cyanyuma dufata amasaha yadushiraye. Naam. Afite aho yacyumvise. Arayazana. None se swane nyine ubwo ni nkashatse kuvuga ngo arayazana. Nagusobanukiwe cyane reka nkwakira utavunitse mzee. Iyo qissa narayumvise nanjye. Impamvu ngewe ibintu ntarabona muri hadith ntabwo nyambiho umwanya ngo ngiye kubivugaho cyane. Ibintu ntarabona haraho byanditse sinyambivuga. Hari ibisa byinshi twakuze twumva kera natwe nanjye icyo naracyumvise rwose. Kugeza ku wa kane ngo haruwazanya agashoka akajya agenda kasinywe mpaka ubukire buraboneka barubaka ngo na etage. Kwibaza iyo etage yo kugiye cyamutome. Icyo nshaka muri iki bayisilamu nukuvuga ngo nuko hari qissa nyinshi twumva za Israiliyat zidafite aho ziva. Niyo mpamvu tuba tugomba gukora tahqiq tukamenya ukuri kwa zira qissa. Allah nashoboza wenda nindamukanza akora na bahthi inshallah. Allah nashoboza nkabona wenda aho biri byizewe nibyo byiza kubyigisha abantu bifite aho byanditse kuruta kuba wabizana wenda ari stories ziri aho ngaho zidafite ahantu ziri inshallah. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko adushoboza akatwakira somo yacu twari twasibye. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko atubabari ibyaha byacu n'amakosa ya buri munsi dukora. Dusaba Allah subhanahu wa ta'ala yuko yaduha kuzasuzana Ramadan tukiri bazima kandi akatugirira impuhwe akaharizika abayibuze agaha amafunguro abayabuze akaduha amahoro aho dutuye n'umutekano tugakomeza kubona twebwe n'abacu kugeza igihe tuzavira ku isi. Wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.